abategarugori bo mu itorero rya Adepr babereye nk'umusamariya w'umunyembabazi mugenzi wabo w'indushyi. Abagore bo mu itorero rya Adepr mu karere ka Gasabo ku bufatanye n'itorero ryabo bishyize hamwe bubakira inzu yo guturamo madamu Mukamusoni Leonile w'indushyi yatawe n'umugabo amusigira abana 5. Iyi nzu yubakiwe uyu mupfakazi iherereye mu karere ka Gasabo mu itorero rya Adepr muri paruwasi ya Mukuyu, ari naho uyu wafashijwe asengera. Ikaba yaratashywe ku mugaragaro ku wa 5 w'itariki 22 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2019 mu birori bikomeye byitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye zirimo abayobozi b'inzego z'abagore ku rwego rw'igihugu, mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, mu karere ndetse no muri iyi paruwasi. Iki gikorwa kandi cyitabiriwe n'ubuyobozi bw'itorero. Mu bitabiriye harimo umushumba w'iyi paruwasi Bwana Revera Jean Paul Niyihaba, hari Bwana Revera Butera Celestin ni umushumba w'itorero rya Adepr mu karere ka Gasabo, hari Bwana Revera Muntu Benjamin ni umushumba wungirije w'ururembo rw'umujyi wa Kigali, hakaba na Bwana Revera Karangwa John umuvugizi wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero muri Adepr, ari nawe wari umushyitsi mukuru. Aba bayobozi bakuru bagaragaye bambaye bote bamanuka mu bunyereri bukomeye mu mvura nyinshi, ubona bafite kwitanga gukomeye kugira ngo bagere kuri iyi nzu bari bagiye gutaha. Revera Butera Celestin umushumba wa Adepr mu karere ka Gasabo yavuze ko iyi nzu yubatswe no kwishyira hamwe kw'abagore bo muri aka karere ku bufatanye n'itorero rya Adepr, ikaba yaruzitwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3, ikaba igizwe n'inzu yo guturamo, igikoni ndetse n'ubwiherero. Madamu Mukamusoni Leonile wubakiwe iyi nzu n'itorero rya Adepr yagize icyo abivugaho. Nari ntuye mu nzu y'amabati 6. Iyo nzu yari hagati y'amashyamba, nta hepfo cyangwa haruguru nagiraga. Nari mfite abana 5 naciraga inshuro. Ni ukuvuga ngo navaga mu rugo mu gitondo nkajya guca inshuro, saa sita nkagaruka mu rugo, inshuro nazanye nkayiha abana, hanyuma kangombwa ko njya no mu murima hano ntatishaga kugira ngo nzabone ikintu gitunga abana. Ndashima Adepr Byahagurukije n'abo ku rwego rw'igihugu. Ndashima Adepr mu Rwanda kuko Adepr ni itorero rikomeye ryita ku bakene kandi ritajya rirobanura ku butoni. Ubuyobozi bw'akarere ndashima, ubwa paruwase kumanuka ku midugudu ndashima, n'urwego rwa leta baramfashije icyo gihe, niba bampaye ibiti byo kubakisha ndabashima kuko bamfashije mu bibazo nahuye nabyo, ntago nigeze nigunga cyangwa ngo mbe njyenyine. Imana yarantabaye ndayishima kandi nawe ndabashima ko bakoze imirimo ikomeye. Revera Karangwa John umuvugizi wungirije w'itorero rya Adepr ari nawe wari umushyitsi mukuru, nawe yagaragaje imbamutima zo gushima bagize uruhare muri iki gikorwa, maze abivuga muri aya magambo akurikira. Turabashimiye ko mwakoze umurimo umeze gutya ku mugore mugenzi wanyu, mutarobanuye ku butoni, mutitaye aho umuntu akomoka n'ahavuka, ubwo mukita ko ari umugore mugenzi wanyu mukamukorera nk'ibi ngibi. Mu izina ry'itorero ryacu rya Adepr no mu izina rya Ubuyobozi yantumye mpagarariye, turabashimiye. Yesu abaho umugisha, mumfashe tubaha amashyi. Imana ibahe umugisha.